natwe tuzabazirikana uzisa amahoro agashira umusore mwiza n'umushene mwiza abakobwa benshi banamukunda pe ariko ritegereza muri bose aravuga ngo Alice ni uri ku mutima wanjye. umutekano hano nongera ku modoka afunganye nyine kamera sira naho rero bande bahore nayo ndegwa yagere ku modoka kamera imeze neza sira omba ndikita sira ariko waranyanze gukomeza hano bandara ngoga ikafanda nawe nahagarare nakamuwa
We muri kujya he? Muri kujya he? Muri kujya he? Mugirande rumwe toka. Aka n'umusore ndamwangana. Umwana yakunze ndani. Twagiye bimeze gute? Nta nubwo ndongera gusubira. Makoni mwayaremba. Egera marene womwe
umugisha n'inzego za leta, imiryango yombi ngo Authentic Word Ministry cyangwa se Minisiteri y'Umurimo w'Ijambo ry'Ukuri. Ndashima Imana kubw'ububasha nahawe uyu mwanya tugiye gukora iki gikorwa kuko ariko Imana yabishatse. Uyu munsi wo kuwa gatanu, umunsi w'insinzi niko tuwita. Turashima Imana kuko ari umunsi udasanzwe cyane, by'umwihariko hagati ya Ntirenganya Jean Claude ndetse na Niyigena Alice. Umunsi w'umugisha, umunsi udasanzwe w'ibyishimo byabo bemeye kurushinga ku mugaragaro. Tumaze rero kubona hagati y'imiryango yombi kw'ibisabwa n'amategeko n'inzego zose za leta byakozwe, uyu mwanya tugiye kubasezeranya ku mugaragaro. Ahora kunguka, ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi. Igihe cyose akiriho ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye. Umugore w'imico myiza ngo arusha Marie-Jeanne igiciro. Mu yandi magambo, Marie-Jeanne ni ibuye rikomeye ry'igiciro ryabagaho muri kiriya gihe cyacu bagije rya mbere. Mu yandi magambo, twarigereranya na zahabu cyangwa se ngo umugore mwiza, umugore w'imico myiza arusha Marie-Jeanne igiciro, arusha zahabu igiciro, arusha ibuye ryose ribaho rishoboka mu isi. Nta buye na rimwe, nta zahabu n'imwe ishobora kuba nziza kuruta umugore mwiza ufite imico myiza. Umugore mwiza, Bibiliya itubwiye, ntabwo ari umugore mubi. Andi bavuga ngo umugore mubi barutwa na gereza, ariko umugore mwiza arusha Marie-Jeanne igiciro, arusha zahabu igiciro, arusha oro igiciro. Ngo ahora yiringira umugabo we, ngo kandi ntabwo amugirira ishyari, ntabwo amugirira nabi, ngo ahora amwishimira. Umugore mwiza numva ko umugabo agiye gutaha kumva bishiti bineze neza, afite ibyishimo n'umunezero byo kumwakira. Ntabwo umugore mubi ni wa wundi umenya ngo umugabo agiye gutaha agatangira guhisha ibyo yari afite cyangwa se agashaka kugira ibyo akinga. Oya, umugore mwiza anezeza umugabo we, ngo ahora amwishimira, ngo ahora amunezerewe, ngo byanaba ngombwa ngo agafata imigwegwe agasasa, agatandika kugira ngo umugabo aze aryame anezerwe yishime. Alisa, uwo ni umugore mwiza. Icyo usabwa ni ukugirira icyizere umugabo wawe, ukamwishimira, ngo byaba na ngombwa nubwo amatora yabura ugasasa imigwegwe ukaboha kugira ngo umugabo wawe agubwe neza. Iyo ubikoze ngo umugabo ahora akwiringira. Umugore mwiza wamukura he, wamuvana he? Ko arusha Marie-Jeanne igiciro, arusha zahabu igiciro. Arise muri uyu mwanya urasabwa kugirira umugabo wawe urukundo, ukamugirira icyizere, ukamukunda. Ko Bibiliya nk'uko bitubwiye neza ngo igihe cyose akiriho ashaka
ubwoya bw'intama ndetse n'imigwegwe. Ntabwo tubwiye ngo uzajya gushaka ubwoya bw'intama, ibyo ni ibya kera by'abatubanjirije, hatabagaho za matora nta koranabuhanga zabagaho. Ariko umugore mwiza wa kiriya gihe yaravugaga ngo umugabo wanjye ari gutahe agapfura ubwoya bw'intama agashaka n'imigwegwe agasasa kugira ngo umugabo we amwiringire, amukunde, amwishimire. Matora zarabonetse, yaba na duburi ishatse mwajya muryama mugahindukira hasi haruguru hepfo hirya yayiboneka, amashuka arahari, makuvurere arahari. Urasabwa gushaka ibyo bintu kugira ngo umugabo wawe igihe batashye avuye gushakisha aryame yishime anezererwe, ngo ajye ahora akunezerewe. Imana ishimwe cyane. Amen. Imigani kandi igice cya 25 n'umurongo waho, igice cyaho cya 31 n'umurongo kadusome imigani igice cya 14 n'umurongo wa mbere. Bibiliya iratubwira ngo umugore mwiza, ngo ubonye umugore mwiza, ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza. Ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza. Mu yandi magambo, uyu mwanditsi yaravuze ngo yabonye nta kindi kintu ashobora kugereranya umugore mwiza. Salomo yatunze abagore benshi 1000 ashyiraho n'undi umwe, ariko aravuga ko ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza. Yabuze mbese ko yabigereranya nabyo. Ikintu cyiza, ikintu kidasanzwe, ikintu kitabaho, umugore mwiza. Nirenganya n'umukozi w'Imana abonye umugore mwiza, abonye ikintu cyiza. Impamvu ari umugore mwiza nuko yashakishije, areba rugerero yose, areba rubavu yose, araheba, arashakisha, reka da. Imana ishimye ko abonye umugore mwiza. Aremera yambuka imigezi, aragenda ajya mu Kanage. Aho niho yabonye umugore mwiza. So kwatara abakobwa benshi nanga. Iraganya n'umusore mwiza n'umushene mwiza, abakobwa benshi banamukunda pe. Ariko aritegereza muri bose aravuga ngo Arisi niwe uri ku mutima wanjye. Imana ishimwe ko ubonye umugore mwiza. Ujye mureba nkuko biritubwira ngo ubonye umugore mwiza, abonye ikintu cyiza. Ujye mubonamo ikintu cyiza. Arenze no kuba mwiza, ni ikintu cyiza nkuko biritubwira. Bibiliya tubwira neza mu Efeso 5:23 biravuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu. Ngo umugabo ni umutwe w'urugo nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero. Gandukira umugabo wawe. Kumugandukira nta kindi ni ukumwumvira, ni ukumwubaha, ni ukumwizera, si ukutamukeka, ni ukumenya imico yo kuvuga, imyitwarire, ukamenya uburyo uvuga imbere y'umugabo. Abagabo ntabwo bakunda urusaku mu matwi yabo, ntabwo bakunda abantu bavugira hejuru. Hari abakobwa iwacu, ntabwo mvuze ab'intangaha, ndi kuvuga ab'iyi iwacu bajya bavugira hejuru. Uzitonde ntuzavugire hejuru. Icyo ukeneye cyose ujye umenya uburyo witwara imbere y'umugabo wawe. Umugandukire muri byose. Ni wowe uzamwubakamo urukundo. Irenganya nawe urasabwa gukunda uko byagenda kose. Wamaze gukunda, wamaze guhitamo, ayandi mahitamo ufite. Kandi ijambo ry'Imana tuvuga ngo ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza. Rero ibintu bizagufasha bitatu bizagufasha kubaka urugo cyane hagati yawe ndetse na Alice mbabwira. Hari ibintu bitatu nshaka kubabwira bizabafasha kugira ngo mwubake urugo mu buryo budasanzwe, ndetse n'ibintu bine. Icya mbere ni uguteganya, kugira iteganyabikorwa mu buzima bwanyu, mu byo mukora.
icya kabiri ni ugutegura, mutegure ujye mugerageza gutegura ibyo mushaka kugeraho n'ibyo mushaka gukora. Icya gatatu ni ugutunganya neza ibyo mwateguye. Mara gutunganya ibyo mwateguye, icya kane ni ugusuzuma, mushyiraho isuzuma bikorwa mu buzima bwanyu bw'ibyo mwakoze, kugira ngo murebe ko biri ku murongo. Umugabo umwe w'umuhanga yaranditse aravuga ngo ushaka kujyana n'umuntu undi, iyo abantu babiri bashaka kujyana, umwe ava muri A undi akava muri B, bagahurira muri C. Bavuye iwanyu, yavuye iwabo, uyu mwanya mugiye guhurira iwawe, aho niho twita muri C. Turasabwa rero kugira ngo mukomeze mujyane kandi mujyane neza, ujye mumenya ko Alice wavuye iwanyu, Irenganya wavuye iwanyu. Ntabwo dushaka imico yo kuguma iwanyu. Hari igihe umugore ashaka ariko imico n'imyitwarire n'imitekerereze ikaguma iwabo. Ukaba ugifite abajyanama, ntitwanze ko mama wakugira inama cyangwa se barumuna bawe na bakuru bawe, ariko rimwe na rimwe ntabwo uzabiha agaciro cyane kurenza inama z'umugabo wawe. Nta wundi uzakubakira hagati yawe na Ntirenganya, ni mu bwanyu mufite ingamba zikomeye zo kwiyubakira. Aho ni ukuva muri A, muri bya bindi wari urimo, bya mico, ya mitekerereze, za nama, bya byiyumviro, ubivemo muri iyo A. Ntirenganya ave muri B, nawe mu byarimo babajyanama, rwarungano, babasore bamwe mwatemberanaga, aho mwasangiraga. Amen. Inshuti z'abasore za Ntirenganya ziraziri, murahari? Zamura ikiganza Ntirenga, babwire ngo bye bye. Hari ibyo mutazongera guhuriramo, hari ibyo mutazongera kuganira, hari ibyo mutazongera guhuriza hamwe. Ntibizabaragaze ngo bibabaze, nimubakera namwe muzaveyo, kubera ko yavuye muri B yahuje na A, barimo barerekera muri C. Umugabo ukomeye nizera cyane kandi nkunda, witwa Apotre Paul Gitwaza, ukomeye cyane, aravuga ngo urugo rwubakira ku masengesho. Urugo rwubakira ku masengesho, ibintu bikomeye muzubakiraho n'amasengesho. Ngo kandi umukristo, urugabo utagira itorero, ngo bameze nk'ikimodoka kitagira direction, kitagira volant. Murasabwa kugira itorero nk'uko musanzwe muri Zayoni, mukomeze mu murimo w'Imana. Iyo niyo volant nyamukuru izabafasha kugira ngo mukomeze kubaka urugo rwanyu kandi mugere aho mwiyemeje. Ikintu cyo gikomeye, murasabwa kugirana icyizere nicyo gishobora kumubakira. Uyu mwanya ndagira ngo ubwire ngo Alice, hari ibyo uzabona, hari ibyo uzumva, wenda ufite aho gushidikanya, ariko uzabyizere. Uko azakubwira uzabyizere, icyo azaguha uzakira icyo, wizere ko nta kindi ahishe inyuma. Turagusaba kutazagira urwikekwe ku mugabo wawe Ntirenganya, nawe turagusaba kutazagira urwikekwe ku mugore wawe Alice. Murasabwa kwizerana, murasabwa kumwizera kugira ngo urugo rwanyu ruzashobore kuba rwubatse kandi rwubatse ku rutare. Imiterere y'abagabo n'abagore iratandukanye, hagati y'umugabo n'umugore imico yacu iratandukanye. Abagabo rimwe na rimwe biravuga ngo bajya bavuga bagakomeretsa basa n'abakina. Hari igihe umugabo avuga ijambo mu by'ukuri asa n'utebya cyangwa ukina, umugore agakomereka kubera ko n'imico yabo, ariko uzihangane, nako nikaba uzamenye ko mu buzima bibaho. Ikindi ni ukumenya ko imiterere yawe Ntirenganya n'imiterere ya Alice mu buryo bw'umubiri, mu buryo buri physique, imibiri ikora iratandukanye. Umuhanga yaranditse aravuga ngo umugabo ngo ameze nk'umuriro w'ibyatsi, ariko umugore ameze nk'umuriro w'ibumba. Sinzi niba muri mu mwumva y'amagambo. Umugabo ashyuha vuba ariko agahora vuba, ni nkuko wacana ibishara cyangwa ugacana ibyatsi. Umugore ashyuha bitinze ariko agatinda guhora. Ntirenganya usabwa n'iki? Urasabwa gucana ugafatisha. Ngo umugore agereranywa n'inkono y'ibumba, umurebamo urukundo, ukamurebamo ubushyuhe, ariko ukamenya gukontorora ubwo bushyuhe, ukamenya no kubuhuza. Ayo ni amagambo asibishe nshatse kubabwira, ariko igihe cyose mubana Alice
ugomba kumenya ko umugabo wawe imiterere yitandukanye n'iyawe. Arashyuha vuba ariko agahora vuba, arisura atinda gushyuha umeze nk'inkono y'ibumba ariko ugatinda no guhora. Ariko hamwe no kuganirana mwese hamwe mu kuganira mugahuza ibitekerezo n'imico n'imyumvire n'imitekerereze kugira ngo Imana izubake urugo rwanyu. Rero uyu munsi w'insinzi turashima Imana ku bwanyu ko Imana igiye kubakira urugo mu buryo bwiza, mu buryo bukomeye, mu buryo budasanzwe. Uko imiryango yose yateraniye aha ngaha yateranye ku bwanyu, imiryango yose yateranye aha ngaha kubera urukundo n'ibyishimo, uko mwagaragiwe nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubukwe bwubahwe na bose kuko ari umushinga w'Imana. Rero kuri uyu munsi turagira ngo uyu mwanya tugiye kubaha indahiro kubera ko iminota yagiye, ntabwo turavuga byinshi ariko tubagiye kubaha indahiro. Hagiyeho kubaho kwiyemeza ndetse no gusezerana imbere y'abahamya benshi n'imbere y'itorero. Reka nsabe Irenganya ndetse na Alice batambuke hano imbere y'itorero bagira ibyo biyemeza. Turashima Imana kuko uyu munsi w'ibyishimo n'umunezero hagati ya Irenganya barabyujuje. Nta mpamvu n'imwe yatuma ubukwe tudasezeranya abageni bacu kandi ngo bagire indahiro. Reka rero uyu mwanya sabe Irenganya azane impeta ye yihereza Alice. Bariya Alice nawe azaniye. Okay, zana impeta yawe. Mu yandi magambo iyo niyo urambika umugabo, wowe urayambika kugira ngo ducunguze buri umwe. Tereka mbahe y'indahiro. Ugiye gusubira muri aya magambo vuga ngo njyewe vuga amazina yawe. Njyewe Ntirenganya Jean Claude nkwambitse iyi mpeta. mwambitse impeta. Mwambike. Nkwambitse iyi mpeta. Wambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo. nk'ikimenyetso cy'urukundo ngufitiye nk'ikimenyetso cy'urushako rwera. Nemeye ko kuva uyu munsi umbera umugore w'isezerano. Nzakubaha, nzakumvira, nzagushyigikira, nzakugandukira, nzagusengera, nzagukunda. Iminsi yose yo kubaho kwanjye nta kizantandukanya nawe keretse urupfu cyangwa Kristo Yesu agarutse kujyana itorero. Bisezeranye ku mugaragaro mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Itorero rikadukomeza amashyi. Indahiro ya Ntirenganya. Reka dusabe Alice nawe fata iyo rutoki. Sura muri aya magambo ngo njyewe amazina yawe. Nkwambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo ngufitiye kandi nk'ikimenyetso cy'urushako rwera. Nemeye ko kuva uyu munsi umbera umugabo w'isezerano. Nzakubaha, nzakumvira, nzagushyigikira,
nzakugandukira, nzagusengera, nzagukunda. Iminsi yo kubaho kwanjye nta kizantandukanya nawe keretse urupfu cyangwa Kristo Yesu agarutse kujyana itorero. Mbisezeranye ku mugaragaro mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Reka dukomere Imana amashyi. Reka uyu mwanya dushime Imana ku bw'abagenzi bacu bezeranye ku mugaragaro, kugira ngo bazamure ikiganza. Hagati ya Alice na Ntirenganya bambikanye impeta, kandi iyi mpeta ni uruziga. Uko iyi mpeta itagira itandukaniro cyangwa se uburyo ikasi izengurutse hose, niko urukundo rwanyu rugomba guhora rumeze. Ntimuteze gutandukana, kandi uko iyi mpeta imeze nk'uruziga cyangwa se ikiziriko, niko musabwa kuzirikanaho, umwe ntacike undi cyangwa ngo ave ku wundi. Nanjye umushumba Pasiteri Bimenyimana Jerome, umushumba w'itorero Zion Temple mu Rwanda, nshingiye ku bubasha mpabwa n'itegeko ndetse n'ububasha mpabwa n'itorero Zion Temple n'umuryango wa Authentic Word Ministry, nshingiye ku bubasha mpabwa n'iyamamagaye, nemeye ko uyu munsi Ntirenganya ndetse na Alice, Ntirenganya abaye umugabo kuva uyu munsi, Alice abaye umugore, bisezerano nta kizatandukanya nabo, nta kizabatandukanya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo Imana yafatanyirije ntawe gitandukanya. Ndabihamije imbere y'abahamya benshi, kuva uyu munsi kugeza iteka ryose, cyangwa se kugeza Kristo Yesu aje kudutwara, nta kizabatandukanya. Mbisezeranye ku mugaragaro mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Reka dukomere Imana amashyi. Reka sabe Ntirenganya atambuke hano ndetse na Alice bazusinyire. Reka basabe batambuke hano gatoya, batambuke hano gato. Ntirenganya na Alice, umwe abaye umugabo, undi abaye umugore. Ariko ndagira ngo sabe Ntirenganya uyu munsi, Alice twamureberaga mu marido cyangwa inyuma ya filime. Ndagira ngo twereke neza Alice se niwe cyangwa se ntaho abaye gutubura, kugira ngo natwe turusheho kubireba neza. Genda neza witonze, umunsi wawe umunsi udasanzwe, ibyishimo. Ndabona Alice yanezerewe cyane, afite amarira y'ibyishimo atemba ku mutima. Uyu munsi abaye umugore. Ndagira ngo abakobwa bye bye, ahantu kubabwira ngo namwe mukure mugeje umuzeyo. Uyu munsi ntabwo akiri mu rwego rwayo. Reka dukomere Imana amashyi menshi, natwereke. Muhobere, umuhe ikaze mu muryango w'abagabo n'abagore. Muhobere rwose, bamwishimira n'ibyawe, mugwemo rwose. Mushaka kuba ari n'umunota warabiharaniye igihe kinini, warabiharaniye amajoro niwaryamye. Uyu munsi birasohoye. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Uyu munsi udasanzwe, Imana ibavugisha cyane. Amen.
dusabe abashinzwe gufotora badufashe iki ni icyemezo kibemerera cyangwa se certificate bemera ko bakoze mariage basezeranye ku mugabo nk'umugabo n'umugore. Reka dukomere Imana amashyi menshi tukumve. Imana ibahereze umugisha. Reka tubasabe biyicarire. Kubwo uyu munsi turimo tugera ku musozo w'iki gikorwa, nsabe Pastor Pascal ndetse na Pastor Labani gutambuka hano kugira ngo duheshe umugisha, dusengere abageni bacu. Batambuke hano, pare na barene babafashe muri hangana murapfukama, kuko mugiye guhesha umugisha n'abashumba, kuko uyu munsi udasanzwe. Dusabira umugisha uru rugo rushya mu myizerere yawe, mu myemerere yawe, mu idini cyangwa itorero ukomokamo, ugiye guswatura usenga. Dusabe Pastor Pascal arazamura n'ijwi yatura umugisha. Murakoze Pascal. Uwiteka Nyagasani mwene Mana yacu, uri Imana ishobora byose, uri Imana idukunda kandi uri Imana yera, uri Imana isohoza amasezerano, ishimwe n'iryawe. Niyo mpamvu wasohoje amasezerano y'aba bantu bombi. Nyagasani Imana, hari icyo wari warabavuzeho, kandi icyo bavuzeho ni iki kibaye. Turakwinginze rero, ubwo basezeranye umubano wera, Mana ubambike imbaraga, ubashoboze muri byose, urwanye ibibarwanya, ubahagarikira abazimu n'abadayimoni, ibitero byose bya Satani aho biva bikajya, turabihagarika mu izina rya Yesu Kristo. Mana turasabira abo bageni kugira ngo bazabane mu buryo butuma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kandi Nyagasani Mana, ndasabira urugo rwabo, ndasabira umuryango mugari. Mana ndakwinginze kugira ngo uru rugo uzarwubake, bazabyara ihungu na kobwa. Nyagasani Mana ubahereze umugisha amage n'amaza, tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Itorero reka dukomere Imana amashyi, dukomere Imana amashyi ku bwabo. Imana umugisha. Reka dusabe bashumba mu baramutse, mu basuhuze, mu bikarisi kaze. Haleluya. Cyakurimba akantu gato cyane k'amasegonda, ndagira ngo umusore wanjye agire ku byuma ndirimbe umugeni wanjye. Haleluya. Ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana rirarema, umugozi mbizi wayoyenzi, sinzarorera kuvuga, umugozi mbizi wayoyenzi, sinzarorera kuvuga, umugozi mbizi wayoyenzi, sinzarorera kuvuga. Isharema, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana